waruvuze ngo murateganya n'ubundi gukomeza kumurega. Murega niyo gahunda dufite n'ubusanzwe. Alright, ni Free Life TV and of course njye ni Jay mubera nkuko musanzwe mumenyera aho tuba tugenda duhura n'abastari batandukanye, abantu baba barubatse izina mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tugenda tuganira n'ibyamamare bitandukanye, tuba tugenda tuganira n'abantu benshi twabijeje ko tuzajya tubageraho. Uyu munsi rero ngira ngo murabona aha ngaha turi ni mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Aha ngaha dusanze umusaza mwagiye mumenya cyane muri sinema nyarwanda, mwagiye mumubona mu mafilime menshi agiye atandukanye. Tumusanze aha ngaha muri gare rero murabona ko ari mu kazi, afite ibikorwa bye by'ubucuruzi arimo gukora, ariko natwe ntago twamucaho kandi muhora mutubaza amakuru ye, muhora mushaka kumenya mu buryo ki abantu b'abastari mwagiye mukunda cyane babayeho, mushaka kumenya ubuzima bwabo buri inyuma ya sinema biba bihagaze bite. Reka tugire gutya natwe tumuganirize koko tumuprofite, tuganire nawe. Ni umusaza wirekura, umusaza ukunda gusabana, ni umusaza ukunda kuganira. Reka adusangize kuri experience. Ni Free Life TV, stay in touch, dukomeze tugenda tuganira n'ubundi tubane muri iki kiganiro. Waruvuze ngo murateganya n'ubundi gukomeza kumurega. Murega niyo gahunda dufite n'ubusanzwe. Na n'ubu ikigaragara cy'ababiguze baracyabicuruza birumvikana, kubera yuko ntabwo tuzi aho biherereye kuri uno munsi. Ugereranyije cyangwa se n'amakuru wenda niyo twayita ko ari amakuru y'ibihuha, burya haba hari rumors y'ikintu cyabaye nka gutyo, ntago wamenya wenda amafaranga yaba yarabigurishije uburyo muvuga muti bamwishyuye amafaranga ya naya, ariko ntago tuzi irengero ryayo. Okay, kubera ko yabanje kubinyuza kuri ntuza kuri YouTube n'ubundi kuri iyo channel yiwe, yerekanaga ko iyo ntuza iri ku isoko, ku iyo channel iri ku isoko ayigurisha 900,000. Niba rero yaraje ikigaragara cyo birumvikana ko yayabonye, kuko yatayabona ntaba yarayitanze, ariko ikigaragara cyo channel yaragurishijwe. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma y'ibyo bizazane twavuga ko ari ibizazane byabayeho, bigasa nkaho bibakomye mu nkokora, bigasa nkaho bibasubije inyuma ku murego mwari mufite kuri Kagoma Online TV. Uyu munsi bihagaze bite sinema hano mu karere ka Rwamagana? Wowe ni team mwakoranaga n'ubundi mwakinanaga muri iriya filime, bihagaze bite? Umwuka umeze gute? Gahunda mufite ni iyihe? Murateganya gukora iki noneho ubu? Okay, muri no minsi urumva yuko turi abantu tumaze gusa naho twubatse izina mu mujyi wa Rwamagana, bambe mu karere k'Uburasirazuba. Muri no minsi hari umuntu nanone wabaye nk'ubyutsa nawe ntuza mbese byo gukina ntuza amafilime, yadufashe turi bakeya mu bari muri Kagoma, ariko na n'ubu turacyakomeza kubera ko ntabwo dushobora kurekera aho ngaho. Biriya ni umwuga wanjye ndanawukunda cyane, kuko iyo ndi mu gukina filime mba numva nisanzuye, mba numva nezerewe, kandi nkabikina mbikunze, numva ko mbikina nkaho ari ibyanjye rwose nta kibazo. Hari abana, navuga ko hari abana batoya, ari urubyiruko baba baragiye bakunda ibintu ukina, baba baragiye bakubona wenda nk'icyitegererezo, babumva batera ikirenge mu cyawe, ariko nanone ugasanga hari ababyeyi kugeza uyu munsi bagifite imyumvire yuko umuntu ugiye muri sinema abagiye gukora ubusa, abagiye kwishimisha. Nihe nama wagira abo bana noneho ugahita ufatiraho ukagira n'inama abo babyeyi babo bagifite imyumvire nk'iyo ngiyo, kugira ngo babe babasha gushyigikira abana babo? Mpamya ko abo babyeyi uburyo babibona amatari ko bimeze, hari n'igihe bashobora kuvuga bati wenda ugiye kubikirara, sinzi ugiye kuba umusambanyi nk'iyo ari umukobwa, ariko ntabwo ariko bimeze. Filime ni umwuga nk'indi yose unakunzwe, tena burya filime ujya ubona ko ni umwuga umuntu akora, noneho kubera ko abantu banakunda no kubireba cyane, urugero nk'abana n'abantu bakuze muri make, ukabona ko ni ahantu umuntu ashobora kunyuzamo inyigisho, kuko buri gihe n'ubundi iyo dukina amafilime muri make ufite inyigisho ushaka gutanga, ufite inyigisho z'ibyo ushaka kuvuga biri mu kuba ubu ngubu cyangwa se bizabaho mu gihe kizaza. Niyo mpamvu rero ngiye mvuga ngo ababyeyi babuza abana babo gukina amafilime ntabwo bakabaye bababuza. Filime rwose ni umwuga mwiza cyane, kandi muri make ushobora gukina
ukazakubakira ejo hazaza hawe heza nta kibazo. hanyuma abo bana bo bakufata nk'icyitegererezo bumva batera ikirenge mu cyawe bakubona nka ikone kuko wamaze kwibrandinga deja ubu uri ikone. Hari abana bagufata nk'icyitegererezo bumva ko batera ikirenge mu cyawe, umwana agakura yumva yifuza ati ngenda ndashaka kuzaba nka Mzeeh runaka, ngenda ndashaka kuzaba gutya na gutya. Abo bana inama wabagira niyi? Jya inama nabagira rwose niyo gutera intambwe kweri bakanyegera nta kibazo, nkababwira ibyiza bya sinema ko sinema ntabwo yigisha iby'uburara, sinema yigisha ibintu biriho cyangwa se bizabaho, kandi ikigisha n'umuntu uburyo ashobora kwitwara muri bino bihe tuba turimo cyangwa se ejo hazaza habo. Hanyuma nk'abakinnyi muri hano mu karere ka Rwamagana mufite n'amahirwe koko n'intara y'Iburasirazuba iri hano mu karere ka Rwamagana, ni iki kintu mwumva mwasaba nk'akarere cyangwa mwasaba intara kugira ngo mukomeze guteza sinema nyarwanda imbere, ariko nanone by'umwihariko akarere ka Rwamagana muri rusange n'intara y'Iburasirazuba? Burya rero mu karere k'Uburasirazuba urebye n'ubundi twifitiye n'abayobozi babikunda cyane. Urugero nka meya rwose, buriya meya wacu ni umuntu ukunda ibintu by'imikino, imikino iyo ari yo yose arayikunda, gusopfa kuba utarengereye ngo urenge imbago za leta. Ibindi byose jyewe ikintu gusa nabasabaga yuko wenda nk'akarere kazadutera inkunga kugira ngo dushobore kuavansa mu bikorwa twatangiye mbese by'umwuga wa sinema. abayobozi nk'abayobozi b'akarere baba bari kureba iki kiganiro baba bumva gutera inkunga, ariko baba bakeneye kumenya n'inkunga bwoko ki mukeneye inkunga y'ibitekerezo, mukeneye inkunga y'amafaranga, mukeneye inkunga y'ubuvugizi, inkunga muba mukeneye ni iyihe? Buriya rero abayobozi umuntu aba bakeneyeho byinshi, ari inkunga y'ibitekerezo, ari inkunga y'agafaranga, ibyo byose babiduteyemo inkunga rwose baba bagize neza cyane kuko tuba tubikeneye. Hanyuma ubu rero murateganya gukora iki noneho muri ibi bihe turimo turagenda dusoza umwaka, murimo murateganya gukora iki muri kariyeri yanyu n'ubundi mwaye musanzwe mukora? Ni iki kintu gishyashya mufitiye Abanyarwanda, navuga muri izi mpera z'umwaka cyangwa mu mwaka utaha, ibintu bishyashya mwumva mugiye kuzana hano mu karere ka Rwamagana ni ibi tugenda tugana ku musozo? Turimo uno mwaka wa 2021 turateganya ko rwose ubu ngubu dufite umuvuduko mu byerekeranye na filime. Ubu ngubu turimo dukina, ubu turimo turakina filime bita Agatimba. Ni filime igamije kwerekana ibibazo biri hanze aha ngaha n'uburyo umuntu ashobora kubyitwaramo. Ni filime nziza dushaka kugira ngo nabura wenda buri munyarwanda uwo ari we wese ushobora kubona mbese yajya ajya kuri iriya channel akareba iriya filime. Ni nziza cyane, ni filime ikunzwe, ni filime ivuga ngo iyaba agatimba katambarwaga ku mubiri n'impeta wenda bikambarwa ku mutima, byajya bituma umuntu azingatira indahiro yarahiye mu buyobozi avuga yuko bagiye gushakana bazabana ubuziraherezo. Mzeeh, reka tugushimire rero wakoze ku kiganiro waduhaye, n'ubundi dukomeza tunashimira abantu bose bakomeje gukurikira Free Live TV. Tubibutsa ko tuba tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye, aho tuba tugenda dusura abastari hirya no hino hano mu gihugu, ndetse tubagezaho n'amakuru yaba ay'aba diaspora, Abanyarwanda ababa hanze y'igihugu, bose tukabagezaho amakuru mukamenya uburyo babayeho. Reka tugushimire rero, urakoze cyane. Murakoze namwe rwose, Imana ibahe umugisha. Iyi ari Free Live TV, of course, nge nari Jay Mubera. Stay in touch, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu kandi tukubutsa kugomba no gukora subscribe.